Gitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe. Ino ndirimbo iri mu gitabo cyo gushimisha Imana, indirimbo zo gushimisha Imana. Indirimbo yanditswe n'umugabo witwa Augustus. Hanyuma hari umugabo waje kuba witwa Top Lady, akaba yari umusirikare mu ngabo za leta y'Ubwongereza. Aza gupfa asize akana gatoya mu buryo kari kanamumenya. Umwana wasizwe ari uruhinja wari witwa Augustus, wari waravutse mu matariki 4 z'ukwezi kwa 11 muri 1740. Aza gusigarana na mama we witwa Catherine. Nyuma uwo mwana yaje gukizwa, yemera Imana kuko amateka avuga ko yakijijwe afite imyaka 16 aribwo yamenye Yesu Kristo umwami n'umukiza wiwe. Mama we yaje kumutwara mu gihugu cya Ireland, aho yagiye kwiga muri iryo shuri rya Gikristo. Nyuma nk'uko bisanzwe abantu bose basanzwe batembera bagenda, umusore yaje kugenda aja gutembera mu misozi. Ubu birabizi ko natwe twese hari guza utembera usozi ko ikirere ari cyiza, ariko ntibyaje gukunda kuko ikirere cyaje kuba kibi, imvura irahamukubira. Nk'uko bisanzwe abantu babungeri barabizi, hari igihe ugenda utiteguye, izuba rikaka cyangwa imvura ikaguhindirayo ukagusangayo. Nyuma Augustus yaje gushaka ahantu yugama imvura yaguye, abona urutare rwari ruri aho ngaho amaze aguhishamo. Niho yaje guhishurirwa ino ndirimbo, arebye ukuntu urwo rutare rumukingiye imvura, rumukingiye amahindu menshi y'imvura. Aravuga ngo birashoboka ko hari urutare rushobora gukingira abizera bose, abakristo bose. Aravuga ngo urwo rutare ni Yesu Kristo. Ino ndirimbo arayandika avuga ngo gitare cy'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe nyinshi. Kera warameneye, none ubu nkwihishemo umujinya w'urubanza buzaba. Umwami witwa Prince Albert yaje gukunda ino ndirimbo cyane. Indirimbo kuko yari imaze kwandikwa mu ndimi zitandukanye, mu Kigiriki, mu Giportugal, mu Gitaliyani. Yagiye ikundwa shirwa mu ndimi nyinshi kugira ngo ibashe kumvikana. Uwo mwami aravuga ngo ino ndirimbo igihe azatanga aribwo bazayiririmba. Hari n'umujenerali witwa Stuart nawe yarabivuze, aravuga ati ino ndirimbo igihe nzatabaruka izaririmbwe ku munsi mukuru wanje. Birashoboka ko ushobora kuba uri mu mazingira agoye aruhije cyane, ariko urutare dufite rukomeye ariho Yesu Kristo. None ubu nihishemo umujinya w'Imana, gitare cy'Imana, reka birashoboka ko ushobora kuba uri muri leta zitandukanye, ariko uyu mukozi w'Imana amaze guhishura ino ndirimbo yaravuze ngo nta rundi rutare. Ibihe bishobora kuba bibi, bishobora kuba byiza, bishobora kuba biremereye, bikomeye, bishobora kuba uri kuvirwa n'imvura itandukanye, bishobora kuba iraba imvura iremereye ikugwaho cyangwa izuba rikomeye muri leta itari nziza, ariko wibuke ko dufite urutare ariko Yesu Kristo wadupfiriye kandi akazuka bwacu. Tumwihishemo, turi gufata Yesu ahubwo bibe ubuzima bwacu Yesu areke kuba uwo gutabaza nka ambulance ku munota wa nyuma, ahubwo turi mu rutare. Urwo rutare byanyibukije neza igihe Mose Imana yigeze kumubwira. Mose yaramukoresheje, Imana imubwiye ngo genda Abisirayeli bamaze kugira inyota nyinshi cyane, arababwira ngo abura Mose wari uyoboye ubwoko bw'Imana, baragenda ko Mana nakwita ku rutare, urutare ruvamo amazi, ubwoko bw'Imana basha kuba ushira inyota. Hari urutare rwawe ruri imbere yawe ushobora gukomangaho
kandi amazi akaza ukabona icyo kunywa. Twishe mu rutare rwa Kristo, urwo rutare ari rwo Yesu Kristo. Birashoboka, sinzi wowe uhawe yireba, sinzi ko bimeze, ariko wibuke ko dufite umwami Yesu ari wo rutare dushobora kwihishamo ibihe byose. Imivu ikaza, imiraba igatemba, ariko umwami Yesu ariho ku bwacu. Yanabibwiye Petero, arabimubwira ngo nzakubakaho itorero. Ni Petero yasobanuraga urutare yashakaga kubaka Yesu, yamanishaga Yesu ko ari we rutare ruzima. Kandi uyu mugabo yararwishuriwe igihe atari azi ko utarigeze abona se, ariko aza guhabwa, kuko igihe imvura ihaye imunyagira, ushobora kuba ufite nawe imvura ihaye kunyagira itandukanye, mu bwoko butandukanye, mu buryo butandukanye, ushobora kuba muri sitasiyo runaka, ariko wibuke ko ari umwami Yesu ari wo rutare wihishemo twese. Imana bamugisha. Indirimbo tuyirebe mu gitabo cyo gushimisha verse 91 yagiye ikoreshwa n'ibihugu bitandukanye, nk'aho Abaportugal bazakunda kwita ngo ni Rocha Eternity, cyangwa ni urutare rw'iteka ryose. Iri mu ndimi nyinshi kandi gikundwa n'ahantu henshi cyane n'abantu bakomeye cyane. Rero reka twizigame kandi twishe muri Yesu, nibwo iby'isi bitazakwica kudutwara. Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza. Dukomeze tube muri Yesu Kristo, dukomeze tube muri Yesu Kristo, dukomeze tube muri we, kuko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo nitwaba muri we nawe akaba muri twebwe, ibyo twaba twose tuzagihanga. Kandi kwanza tubanze dushake ubwami bw'Imana, n'ibindi byose turazongera. Aya mateka ni maremare nayahinnye, ariko tuzakomeza dusangize, kuko ibiri mu muntu nibyo bizabirushaho kumubiramo. Tume twige ku ndirimbo kandi tuzikunde. Birabizi neza ko tuzakomeza kuririmba kugeza tugeze iriya hejuru, aho tuzakomeza tuba mu bihe byo kuramya Imana no guhimbaza. Indirimbo zikomeye atari none tutakiha turutekereza mu mitego yacu cyangwa mu mitima yacu, ahubwo tumufu turi kumwe, twatumurira bane bamugisha kandi